even similar aka gafilime nake barakwerekana mu rukerera. Alan Ikat n'uyu mugabo ubona aratwika. Uyu mugabo ni icyamamare ari hakunino katorore kureba bwakeye saa 11:40. Izi saha umwami sinakwibambura rwose. Line of duty cyangwa se n'umurongo w'akazi w'inshingano. Line of duty bimeze bite? Courtney Eaton nawe karimo cyane ndaza kumukwerekana umukobwa. Saa 12 z'igitondo ziragera. Jessica Lu saa 12 zigeze barakwereka umugabo mu gitondo kubyuka arabanza agashyiraho akantu, niko numva abana b'iminsi babyita. Manza gakora siporo. Siporo buriya ni ingenzi. Uzanarebe buri munsi muri wanyuma w'umuganda ngiye na leta tuboherereza ka message tubabwira ati ejo bundi hazaba gahunda yo gufunga imihanda mwirukanke turebe ko mwagabanya mugakaraga iyo firiti. Umugabo yarabyutse mu gitondo. Filime bayise ngo n'umurongo w'inshingano, umurongo w'akazi. Bya bintu umuntu afite gukora buri munsi. Ubu nanjye ndi mu murongo w'akazi. Noneho kano kazi mba ndimo iyo nkageze municiramo n'amagini ndatwika umugabo azanu. Maze gukora ka siporo kiragura icyo dushaka gushaka. Kundi muntu wari we wese ubyutse mu gitondo uko biba bimeze. Sorry ntago ari mwese mumbabarire kubakomeretsa. Ntago ari buri muntu ubyutse mu gitondo ngo tutone uyu mugabo ari kubona hano ngo niko mutubona. Umugabo yarabyutse aritunganya ibyo yitunganya. Buri muntu wese mu gitondo abyuka afite icyo agomba kujya gukora. N'abandi b'imburamukoro byiburi babyutse bashaka kandi bajya kureba abandi izindi mburamukoro bakatuvuga bakavuga ubusa. Barakwereka umugabo amaze kubyuka n'umupolisi. Uyu mugabo arategura n'umupolisi. Arabanza afata magazine hano arategura. Buri ibintu byose urategura ugatwika nyuma yawo. Buri ibintu byose ngiye gukora ndategura. Umugabo amaze gufata ibyo afata amaze gupakira nk'ibutse ukeneye kwamamaza wa magara Rocky ku cyicaro gikuru cy'agasobanuye bakita Rocky Entertainment mu Rwanda. Nta yindi nimero wamagara usibye Rocky ushaka kwamamaza kudusobanuye twose. Igo